Nyumviriye inkuru witonze. Umunsi umwe umugabo yari arimo agenda mu ishyamba abona inzoka iri guhira mu muriro yahezemo yazengurutswe n'ikibatsi cy'umuriro. Inzoka yari iri mu buribwe bwinshi yananiwe kuvamo. Maze umugabo abibonye atyo agirira impuhwe icyo kiremwa, maze ako kanya yinaga muri uwo muriro akuramo iyo nzoka. Maze akikuramo iba imurumya akaboko, uburibwe buramukwirakwira, abarayirekuye nanone yitura muri wa muriro. Umugabo biramurenga areba ukuntu ukuboko kwe kuri kubyimbagatana, ariko igitangaje mu mwanya wo kwita agenda ngo ajye kwitaho yashakishije ubundi buryo bwiza bwo kongera kuba yafashe iyo nzoka. Yabonye igihombo atangira ayikururiraho, ayikura mu muriro maze ayishyira ahantu hatuje. Hari umugabo wihitiraga ibyo byose yarabirebaga, maze aramusanga aramubwira ati se iriya si yo nzoka yakurumye, none kuki yitabaye? Maze umugabo aramwenyura agira ati kamere y'inzoka ni ukurumana gusa, ariko ibyo ntibikuraho kamere yanjye yo gufasha. Ese biratwigisha iki? Ntuzareke kuba umuntu mwiza kuko abagukikije ari abahemu. Guma uko uri kandi ugire ubwenge, ineza yawe uzayiturwa. Iyi nkuru niba igufashije byiza cyane, ariko uramutse utankurikira ntiwazongera kunyumva. Niba ubikora kanda like maze share. Njye wumvaga ndi Kim.